Wari watubuye turi kumwe. Muziranye? Nari muzi niwe yatuburiye muzi. Boss wazi? Nuko. Hagarara aranyine aramutuburira. Arambwira ngo wa mukobwa uyu mwaka utarashi uzabona umugabo. Kandi uwo muntu yabwiraga yari umugore. Noneho n'umugabo we yari ahari. Yes. Ariko ni kwa kunda abadamu baba bakiri bato akaba yiyambariye bisanzwe wamureba ukamwita umukobwa. Twese twabuze ahantu ho twakwirwa. Iyo nkuru nyine yari mbi. Nizere ko hari abantu bake. Hari mu iteraniro y'abantu benshi. Byari bibabaje. Umushumba ko wari umushumba icyo gihe wabyakira. Niho wumvaga ugomba gukora. Niho numvaga mfite ubuhamagaro. Baje ko kurambagiza rero. Uza guhita mugendeye ku. Nanjye nubundi naje guhitamo umuvuga butumwa. Wumvaga ariho ikifuzo. Numvaga ntashaka guhitamo umuntu uzankura mu bintu ngiyemo. None hakanjyana mu bindi bizaba intandaro yo kuva mu gakiza ukajya mu gihonomo nkajya muri ya gehenomo. Rero nahisemo nkurikije uwo tuzahuza. Uwo tuzahuza tugakorera iyo Mana tugakomezanya urugendo ntambere igisitaza. Nta kindi nakurikije. Ugira amahirwe bari bubona. Yaje vuba cyane ntago byatinze. Wow. Ntago byiye bitenda. Usibye ko ntabwo nigeze mvuga ngo wenda ngiye ku mavi yo kubisengera. Bisa nkaho byanantunguye. Nari ntaranabyitegura neza bihita biza. Ahita bano umugisha. Tukiri aho nk'umushumba uyu munsi iyo twicaye imbere yanyu muri kutubwira uti wa musore we banze usenge, wa mukobwa we banze usengera umuntu muzabana, ariko dusangije akantu gasa n'agatangaje. Wowe ntiwigize umusengera? Ibyo byifuzo nari ntarabigeraho. Hari igihe Imana ikora ibintu mu bushake bwayo bitewe nuko nayo ibishaka. Uragira ngo si ibintu byose Imana ibikora ko twabisengeye. Yakoze ishyano. Mushumba ni ishyano. Ntago byari byoroshye. Nuko ntari impari ariko ni ishyano pe. Twashatse aho turigitira. Mwese turahabura. Ariko iki gihe Satani yambaye ikositimu, yambaye igitenge gihenze, agendera mu ndege, akoresha ikoranabuhanga, afite ubwenge bwinshi, afite n'amafaranga. Ntago ari umuntu usuzuguritse. Icyo nshaka kuvuga ntago akorera mu bantu basuzuguritse, kandi ntago ari buce mu muntu wakuri. Rero Satani akorera mu bantu. Uriya muntu rero nawe Satani yamukoreshaga uko yamukoreshaga, akagenda afite imbaraga za Satani, akinjira nko mu rusengero agateza akaduruvayo. Agateza akaduruvayo akashwanisha abakristo. Igihe kimwe ngo Satani aza kumutuma n'irindi tsinda babatumanye ngo bagende baca intege itorero runaka. Hari igihe umuntu ari imbere y'Imana arashaka umugabo, arashaka ubukwe, ariko nanone afite abandi bagabo. Afite abagabo ahantu barenze umwe. Gute se? Gute? Se kuntu abantu bagira abagabo bakenyege ntago bizi. Bidasobanutse. Hari umukobwa? Ari umukobwa cyangwa ari n'umugore simbizi. Ari n'umuhungu, ari n'umugabo ashaka ubukwe. Afite abagore? Yes. Cyane. Akivuruguta mu byaha mu ncamake. Kandi arashaka ubukwe bw'umugisha, arashaka urugo rw'umugisha. Arashaka umukobwa wuzuye umwuka wera, ariko we ace ruhinga nyuma aracyasubira mu busambanyi n'ibindi nkabyo. Hari igihe rimwe na rimwe uburyo twitwaye mu gakiza nabyo bikerereza ibyo dusaba. Shuti bakunze ibihumure, Imana ibaho umugisha kubw'uyu mwanya w'agaciro gakomeye. Ndabasuhuje cyane, mbasaba umugisha w'Imana ko mwemeye kureba iyi video. Ngiye nitwa Ikuzo Emmy, niyo mazina yanjye. Tubana ku Ihumure mu biganiro bitandukanye. Na n'uyu munsi turi kumwe ngira umugisha wo kwakira umumama kandi ni mama w'amahanga
wenda ndabivuga kubera impamvu zanjye nzi, ariko nawe uraza kumenya impamvu yabyo. Gira umugisha wo kumwakira kuri Ihumure TV. Twabanye mu biganiro bitandukanye, wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Hanyuma nawe utarayikora uyikore. Aho uri ndagusuhuje. Ni uri mu masaha y'igitondo cyiza, ni mu masaha y'igicamunsi cyiza, ni uri ku masaha y'umugoroba mwiza. Abo tubana ku Ihumure murabizi, nyine ni minisiteri ihumuriza abantu. Twakira ubutumwa bwiza, twakira abakozi Imana batandukanye. Cyo uzumva yaguhemukiye uzaduhamagare, aho hasi haba hariho nimero zanjye. Izo nimero ziri hasi ni izanjye, ushobora kumpamagara ukambwira uti runaka yabwirije ubutumwa nyuma aramemukira, hanyuma nje kumuganiriza. Ntago rero intego yacu ari iyo. Intego yacu ni ukugira ngo imitima y'abantu ikire, iruhuke. Urugendo rutoroshye njya gushaka Bishop Margaret byarangoye pe, ariko ndahageze. Nshimye Imana rwose ko mpageze. Yego. Munyemerere tubakire mbere yuko tuganira, mubanze musuhuze abadukurikiye ku Ihumure TV. Turashuhuje inshuti bakundwa mwese abakurikiye Ihumure TV. Muraho neza? Amen. Uwiteka akomeze kubishimira rero inshuti bakundwa mwese tubana muri iki kiganiro, ndetse ndizera ko muzajya mukomeza gukurikirana n'ibiganiro bindi bizakurikiraho. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Bababonye bwa mbere barabaza kwibaza ngo ni paseri wuhe, ukorera he, murabisobanura kugira ngo babimenye. Abatubonye bwa mbere, niba ari bwo bwa mbere nubonye ishusho yacu, njye ndi Bishop Margaret nk'uko Emi abivuze. Ndi umumama, nkaba ndi umushumba w'itorero ryitwa United Christian Church rikorera muri Gikondo mu karere ka Kicukiro. UCC. Mfite izina ryiza. Abantu bari unity, abantu bashize hamwe. Ni izina riryoshye. So noneho no kurivuga riroroshye, ari igihe wumva izina rya church ukumva rirakomeye. UCC yo n'umwana uvutse arazi kuyivuga. Biroroshye cyane. Biroroshye. Ni izina ryoroshye. Amen. Tugira umugisha wo kubana muri iki kiganiro gifunguye. Wenda uza kugira ikibazo yakwifuza kubaza ari bukibaze muri comment. Cyangwa se nimutwemerera gushyiraho contact azababaze, birumvikana. Ariko noneho turifuza ko mwese muza kunyurwa n'amagambo meza umubyeyi agiye kutuganiriza. Umubyeyi ni ijambo rikomeye. Yego. Njya nkunda kubwira abantu benshi nti mwagize umugisha wo kurerwa n'ababyeyi, wenda usibye twe tutabigiriwe, ariko wowe wagiriwe umugisha wo kurerwa n'ababyeyi. Wabonye ikintu gikomeye. So nubwo Imana natwe yatureze ikaduha uburere, ariko iyo tuza kuba turi kumwe n'ababyeyi byari kuryoha kurushaho. Reka dusuhuza ababyeyi bose aho bari, abamama buriya nabo umugisha, nabaje kubagiriraho umugisha abamama. Ubuzima bwose nagiye ncamo, naje kubagiraho umugisha abamama mwese. Imana ibahe umugisha mwese n'abadushigikira ku Ihumure, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero umubyeyi agiye kutuganiza amagambo akomeye, ariko uyu munsi turi buze cyane kugaruka mu buryo bw'umwuka. Yego. Apana mu buryo bw'umubiri. Mami, mbere yuko tuza kwinjira nyizina mu kiganiro cy'uyu munsi, turi buze kwibaza ngo umushumba kandi mama pasiteri ushumbye itorero ringana gutya, yakijijwe ryari, kubera iyi mpamvu yakijijwe? Umushumba mama pasiteri murimo kubona, ndi umukristo, ndakijijwe. Niyo nshingano nabanje kwakira mu buzima, cyane niwo mugisha nabanze kwakira. Nakiriye Yesu Kristo. Nakiriye Kristo Yesu mu mwaka wa 1983. Igihumbi kimwe 983. Nari ntaravuka. Wari utaravuka. Yego. Kwari ukiri muto? Nari muto, nari mfite imyaka nka 16. Wahungaga ikigo? Nta kintu na kimwe nahungaga, ariko nahungaga Gehinomu. Wari uyizi se? Niyo yantahamuye. Wayimenye ute? Nayibwirijwe nyine n'abavugabutumwa. Abavugabutumwa bambwirije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ukwemera Kristo Yesu. Mbere yuko nakira Kristo nari mfite idini nabarizwagamo, nari umuporoso. Nari navukiye mu idini y'abaporoso, ariyo nakuriyemo. Narinze no mu mashuri y'abaporoso. Naho bafite ukuntu basenga, ntago bari kure y'agakiza. Yego.
ariko abaporoso bo baragenda bivugurura cyane, Imana ibaha umugisha. Ariko ab'icyo gihe aho twari turi muri icyo gice twarimo usangaga bisa bari hasi cyane mu by'agakiza, bari mu idini nsa. Hanyuma twumvise Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko nta uzajya kwa data atamujyanye, ko Yesu Kristo yatanze, ko Imana yatanze umwana wayo Kristo kugira ngo umwizera atazarimbuka, ko abanyabyaha bazajya muri Gehenomu. Mu by'ukuri nakijijwe nishakira ubwami bw'Imana n'ubugingo buhoraho. Ukiri umukobwa? Nkiri umwana muto w'umwangavu. Uravuze uti mu gace twabagamo mpita ntekereza icyo gihe ntekereza ko ubutumwa bwiza sinzi niba mu Rwanda, oya ni hanze, natwe ntitwari mu Rwanda, mu bindi bihugu. So nza kwibaza ngo agakiza cyangwa abantu bari bamo barakizwa mu matorero ya Pentecote icyo gihe y'umwuka basaga naho hari ibicibwa. Kuba rero ukiri umukobwa muto nta pfunwe, wumvaga nta pfunwe biguteye mu muryango no muri sosiyete? Ipfunwe buriya iyo Imana ikugiriye ubuntu ugasobanukirwa neza impamvu yo gukizwa, atari ibi byo kugenda mu kigari, ukakira Yesu, ukumva neza Yesu, ukagirirwa n'ubuntu ukumva ubutumwa bw'umwimerere, ibintu by'ipfunwe nta nubwo wibuka ko bibaho. Ahubwo buriya twebwe igihe twakirijwe abana benshi baraciwe mu miryango yabo, barakubitwaga, baracibwaga, barirukanwaga, abagore barakubitwaga, ingo zigasenyuka, bababuza kujya mu barokore ngo ni ibirara, ngo ni ibigoryi, ngo ni nta bwenge, ibintu nk'ibyo. Ariko umuntu watamiye Kristo nawe burya hari ukuntu iyo umuntu yatamiye Yesu Kristo nyabyo, atari ibintu byo kwishushanya, niyo wamukuraho ijosi ryagenda. Ako mami, wari ukiri umwana w'umukobwa kandi kuba uri umukobwa wari ubyihuse icyo gihe bigaragara ko wari mwiza cyane, ko biragaragara na n'uyu munsi. Rero nkavuga icyo gihe wari uri mu gihe cyo gukundwa n'abasore batari bake, barumbwire guhitamo Kristo bisa n'ubundi naho rwarungano ruretse mwagendanaga, urarureka. Imbaraga wari ufite icyo gihe unazikompare n'abakobwa b'uyu munsi? Yewe ni ubuntu bw'Imana, ntabwo wavuga ngo imbaraga nari mfite, simbizi niba nari nzifite. Wari uzifite mu buryo bw'umwuka? Uzi se hari igihe Imana ikora ikintu mu buzima bwawe nawe ukayoberwa ukuntu bigenze. Hari ukuntu ufata amahitamo, ugafata icyemezo, ukiyemeza gukora ikintu, ukiyemeza kwakira Yesu, ukiyemeza gukizwa, cyangwa ukajya nko mu muhamagaro ukiyemeza gukorera Imana bitoroshye, ariko Imana kuko ibiri hamwe nawe ikagushyigikira ukabishobora, nubwo waba uri hagati mu rugamba mu muriro waka. Ntabwo ari ukuvuga ngo nari mfite imbaraga, ahubwo Yesu Kristo ari muri njye. Ababyeyi barabyumva bumva nta kibazo? Imana yangiriye ubuntu rero nkijijwe, Yesu aje mu rugo iwacu, umva ko nari umwana nyine ukura, uri mu gihe cyo gukura. Yesu yabanjije kuri njye, afata musaza wanjye nakurikiraga, afata papa, afata mama, nabo barakizwa. Afata musaza wanjye wundi, bisa nkaho umuryango wose wahise wakira agakiza. Urumunaziri kabisa. Urumva rero ko Imana yandinze gukubitwa ya mihini abandi bakubiswe, kwirukanwa mu rugo, gucibwa, kuko umuryango wose wahise ubyemera. Yesu yaraje adufatira rimwe. Wagize umugisha kweri. Ariko wabonaga bo hanze bari gucamo ibyo bihe bikomeye mwakira igakiza igihe kimwe? Byari abakomereye benshi. Nzi abana b'abakobwa benshi bakubiswe, birukanwa mu ngo iwabo, abasore baracibwa, ababyeyi bamwe barekera kubishyura minivare kuko bagiye mu barokore, ubundi ugize intege nkeya akabivamo kugira ngo nyine agire amahoro mu muryango. Abandi bakagenda bakikurikirira abapasiteri bababwirije bakabaca, ariko nyuma y'igihe nyine ukabona Imana imugiriye neza, imurwaniye intambara zikazashira. Ukwiye kutubera umushumba. Uzi impamvu ukwiye no kutubera umushumba? Buriya experience irakora, nayo ifite akamaro. Uwo yifite n'akamaro, kuko iyo umuntu agusangiza ibihe aciyemo, kubinyuramo birakorohera. Ari nayo munsi kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina, bisa naho nagarutse gato ahantu unyuze.
urugendo rw'ubuzima rurafasha abantu benshi baza bagusanga nk'umushumba. buriya ababyeyi mugira ibihe bikomeye byo kwakira abantu benshi batandukanye. soma mukeneye amaso y'umwuka menshi, mukeneye impano z'umwuka nyinshi, kubera ko n'uwo wakira akavuga ati akayikanga kuri kumureba ni sesemi, kubera ko arashonje, arasa nabi, afite ibibazo, uwo uri kumwakira urasa neza, urahaze, wariye, akabona kutamwumva. So iyo rero dutekereza ku buhamya cyangwa ibihe duciyemo kugira ngo tubisangize abatuzaba dusanga, ni byiza. Abadukurikiye kuri Ihumure TV uyu mwanya, harimo abashonje, hari abambaye ubusa, hari abatandukanye n'abagabo, hari ababuze abana, hari ababuze urushaho, hari ababuze byose cyane, barahari. Noneho twe yabona turi kwiganira gutya akavuga ati sha murarenzwe. Uyu muntu yakomezwa n'iki? Ko yaciye mu bihe bikomeye mushumba, yakomezwa n'iki? Umuntu unyura mu bihe bikomeye nk'ibi ngibyo, buriya rero ubuntu bw'Imana, kenshi ubuntu bw'Imana buradukomeza. Hari igihe umuntu muri ako kanya uhura nawe yari mu gihe gikomeye, udafite n'ikintu gifatika ugiye kumuha, hari kumukomeresha ijambo ry'Imana n'isengesho, ariko buryo umuntu yiringiye Imana agakomerera mu ijambo ryayo, mu by'ukuri aratabarwa. Twizera gutabarwa. Okay, urabyirutse, uri umukobwa, barumbwire kuki wafashe umwanzuro wo kuba umudamu ukarongorwa? Buriya rero hari ibintu karemano, hari ibintu bimwe Imana yashyizeho, igihe cyagera bikabaho ntacyo wabihinduraho, utashobora kubisubiza inyuma, ari igihe cyabyo. Igihe cyabyo cyarageze, nyine ndashaka. ubu mfite amatsiko yo kumenya amahitamo yawe, wenda ikiganiro kirangiriraho, kuko impamvu ni imwe, ushobora kuvuga ngo amahitamo yawe, nanjye uwambaza yanjye nayavuga njya kurongora. So nkaza kwibaza ngo amahitamo yawe mushumba, umukobwa ukijijwe, ndabizi abakobwa bemeye gufata initiative yo gukizwa baka umuriro kugira ngo upfe kumwemera, wumva uzashingira kuki? Amahitamo yanjye rero koko nkuko ya ntego nakubwiye yatumye nkizwa, numvaga nta ikintu gishaka kuntandukanya n'ubugingo buhoraho, cyankura mu murongo w'ubwami bw'Imana, icyo ngomba kuba nakireka. Niyo cyaba cyiza, niyo cyaba icy'agaciro, numvaga icyo ngo atari icyanjye. Ubwo rero naje guhitamo nyine nkurikije ibyifuzo biri ku mutima wanjye. Naje guhitamo, maze gukizwa, naje kumva mfite umuhamagaro wo gukorera Imana. Mu buryo bwo kuririmba, kubwiriza, ya mirimo isanzwe, wumva ufite uwe muhamagaro mu murimo w'Imana wakora. Urabona iyo ukiri umwana mu gakiza, ntabwo uragasobanura ngo impano umuhamagaro wanjye ni uyu cyangwa impano yanjye ni iyi, ariko uba wumva ufite umutima wo gukorera Imana. Ibije byose ujyamo, iyo ubonye korari ujyamo, iyo ubonye abahimbaza ujyamo, iyo ubonye akoropura, iyo ubonye byose ujyamo, ariko uko ugenda ujyamo igihe kiragera bigasobanuka. Numvaga rero nshaka gukorera Imana, nanjye numvaga nzakomeza nkakorera Imana, ariko cyane cyane mu murongo w'ivugabutumwa. Niho wumvaga ugomba gukora? Niho numvaga mfite ubuhamagaro. Baje ko kurambagiza rero uza guhitamo ugendeye kuki? Nanjye n'ubundi naje guhitamo umuvugabutumwa. Wumvaga ariho icyifuzo? Numvaga ntashaka guhitamo umuntu uzankura mu bintu ngiyemo, noneho akanjyana mu bindi bizaba intandaro yo kuva mu gakiza, ukajya mu gihonomo, nkajya muri ya gehenomu. Rero nahisemo nkurikije uwo tuzahuza, tugakorera iyo Mana, tugakomezanya uru rugendo, ntambere igisitaza. Nta kindi nakurikije. Ugira amahirwe bari bubona? Yaje vuba cyane, ntabwo byatinze. Ntabwo byiye bitinda. Usibye ko ntabwo nigeze mvuga ngo wenda ngiye ku mavi yo kubisengera, bisa nkaho byanantunguye, nari ntaranabyitegura neza, bihita biza. Ahita aba n'uwumugisha. Tukiri aho nk'umushumba, uyu munsi iyo twicaye imbere yanyu muri kutubwira muti wa musore we banza usenge, wa mukobwa we banza usengere umuntu muzabana, ariko dusangije akantu gasa n'agatangaje, wowe ntiwigeze umusengera? Ibyo byifuzo nari ntarabigeraho. Hari igihe Imana ikora ibintu mu bushake bwayo,
bitewe n'uko nayo ibishaka. Uragira ngo si ibintu byose Imana ibikora ko twabisengeye? Hoya, hari ibyo ikora twabisengeye, hariho n'ibyo ikora mu muteguro wayo. Erega nayo ifite umuteguro wayo y'ubwayo. Ndagira ngo se ntifite umuteguro. Ubu se twagiye gukizwa twabisengeye ngo dukizwe? Ubu se Yesu yaje kudupfira twamusengeye ngo adupfire? Buri Imana yari izi ko izankoresha, nzayikorera, izana undi muntu tuzahuza mu bushake bwayo, iraduhuza turabana. Mbere yuko tuza gufata topic y'uyu munsi ukomeje kundyohera iki kiganiro kimeze neza. Mama Pasiteri kandi Pasiteri Bishop, so ndakoresha amazina yose kubera ko ni inshingano kandi murazifite. Uyu munsi hari umuntu ushaka bimugoye, yagera mu rugo bikamukomerera, kubyara bikamukomerera, kubagaburira bikamukomerera, kubarera bikamukomerera. Ageze mu myaka nk'iyo mugezemo, iteka yibuka imiruho, anatekereza imiruho. Ariko ndibuze kubihuza nicyo nashaka kukubaza, n'inkibabazo biraza kumfasha, binafasha abadukurikiye. Mwe uburyo mwavutse n'uburyo mwakuze, hari ubwo tujya dukurikira ubuhamya bw'abantu kuri televiziyo zitandukanye, ku maradiyo, ahantu hose kuri social media, cyangwa niyo utanga mu rusengero, ukabona abantu bose barikanze, bamubona nk'umuntu wazutse kubera ibihe yaciyemo bikomeye. Mwe rero hari abana nk'abajya bavuga ngo abantu bavukiye ngo mu nshyushyu bakora mu nshyushyu basazira muri nido. Ibyo nabyo birashekeje. Mu buryo bw'umwuka rero no mu buryo bw'umubiri, mushumba ni ukuri mwavukiye mu nshyushyu, mukurira mu kivuguto, musaziye muri mayoneze muri nido na nido. Oya, ntabwo ariko bimeze Emma. Oya, ntabwo ibyo bintu ariko bimeze. Buriya hari uruhande umuntu aba yaranyuzemo rundi rurimo ibindi bigoye. Ni iki cyakugoye cyakubabaje? Uzi se, njye reka twikorere ikiganiro. Ibi nitubijyamo birafata umwanya muremure. No kuri kw'Imana. Hari ibihe urumva wambaje ibihe byo gukizwa, ntago mbere yo gukizwa twahavuze. Wabwirwa n'icyo ubuzima nanyuzemo mbere yaho yo gukizwa. Nubwo nari mfite ababyeyi, wamenye umuryango wanjye waranyuze mu buhe buzima. Kandi wari umaze no kumenya ubwenge, birumvikana. Nari mufite, nari mukuru, nari umwana umaze kubyiruka. Urumva umbajije igihe ukuntu nakijijwe n'ukuntu nagize amahitamo y'urushako, ntabwo uzi nyuma y'ayo mahitamo nanyuze mu bihe bibazo, cyangwa se ubuhe buzima nakoze uruhe rugendo. Nkubwiye ko nagize umuhamagaro nkikizwe, se mbere yuko nkujyamo hari uguze urugendo nagenze kugira ngo njye muri wa muhamagaro. Uyu munsi ubureba nduwo ndiwe. Rero ntago wavuga ngo umuntu ngo ntago nakukwemerera kuvuga ngo navukiye mu nshyushyu nkurira mu kivuguto nsoreza muri nido. Ariko bibaye nabyo umuntu yashimira Imana. Gusa Imana yemera ko tunyura mu bikomeye kugira ngo tuzabashe gufasha abandi banyura mu bikomeye. Yes, abadukurikiye ku Ihumure TV, ndi Kuzo Emmy, ndi kumwe na Bishop Margaret. Imana imuhumugisha no kuri yemeye gusangira natwe ikiganiro cyiza ku Ihumure, kugira ngo aze guhumuriza imitima ya benshi, anabafashe nawe, ndetse nanjye nyiri kumubaza nanjye mbyungukiremo. Hanyuma niyo bagabura kandi nawe warungukirwa. Imana ikomeze ibungure. Ikiganiro nifuza ko tuza kugarukaho cyane cyane umunsi nk'umubyeyi, nk'umushumba kandi ushumbye itorero, abantu benshi hari ubwo abantu bakunda Imana kubera ibyo bayishakaho, cyangwa se kubera bya bindi bisa n'ibyateye mu bantu ngo amasezerano. Uyu muntu ukunda Imana kubera ibihe ayitegerejemo, cyangwa se kubera ibihe aciyemo bishobora gutuma avuga ati reka nihambire ku Mana kuko mbuza ndi mahitamo. Rimwe na rimwe ibyo bategereje ku Mana ntibabibone, abantu bagahora bajya kubera iki? Abantu ntibategereje Imana nk'Imana izabaho ubugingo buhoraho, ahubwo abantu barimo barategereza Imana nk'igiye kubaha akawunga, ibishyimbo, abagabo, abana, abagore, inzu, akazi, akazi, church, another thing. So nkavuga
nk'umushumba turi kuganira muri uyu mwanya kuko birakwiriye ko umuntu akomeza gushikama ku Mana cyangwa se umuntu agakomeza gushikama mu byo kwizera atabitewe n'impamvu z'iby'Imana yakoze ku buzima bwe cyangwa ibyo yitegura gukora ku buzima bwe. Urakoze Eme, Imana iguhe umugisha kumbaza icyo kibazo. Mu by'ukuri ni ikibazo cyiza kidukangura mu bitekerezo muri uru rugendo. Mu by'ukuri muri iki gihe turimo muri iyi generation yacu hari abakristo benshi bari mu gakiza, basenga, bari mu church, bari imbere y'Imana, ariko ari ukubera ibyo bayishakaho, sibyo? Ari ukubera ibyo bayishakaho, ari ukubera ibyo bayitegerejeho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko njyewe nta nubwo nabarenganya, ntago nabarenganya. Njye nakubwiye ko njye nagize amahirwe akomeye cyane. Njyewe abavuga butumwa bambwirije buriya ngo umwana apfa mwiterura. Urumva? Buriya umusingi ni ikintu gikomeye cyane. Umusingi cyangwa se urufatiro, fondation. Ayo magambo yose ni uburemo rimwe yego usobanukirwa. Buriya fondation y'agakiza k'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Njye nagiriye umuntu fondation y'agakiza kanjye, abanshyize kuri fondation yo gushaka Imana nk'uyishakaho ubugingo buhoraho, nk'uyishakaho ubwami bwayo. Iyo nza guhura n'abanshyira mu Mana bambwira wenda banyuze mu wundi muyoboro w'ibindi nari nkeneye, ntabwo nari bujye gushaka Imana nyishakaho ibindi bintu nari nkeneye. Nari muto, nari nkeneye amashuri, nari nkeneye iterambere rindi, ariko nagize Imana abanshyize mu gakiza, abakanyoboyemo, abakanyigishije, banshyira ku rufatiro rwiza. Buriya rero hariho umuntu urwara akivuza ntakire, bakamubwira bati mubarokore bazagusengera ukire, akaza koko bazamusengera agakira, akaza ashaka Imana ikiza indwara. Urabyumva? Undi muntu yaje mu gakiza, baramuzinze, yarabuze urushako, ugamwita ariko nyamara hariya mu barokore bazagusengera, amaroza kuveho, karande zicike, twabonye runaka na runaka na runaka, akaza yishakira iki gukira icyo kintu ngo yibonere urushako, urubyaro se. Hari nuza bakamubwira ati mu barokore baranafasha, ahubwo baranafasha, baraguha, bazanagutwerera ukora ubukwe nubwo utagira hirya no hino. Mbese buri muntu wese afite uburyo aza yaje, ariko none harahageze. Imana ishimwe ko yahageze, sibyo? Imana ishimwe ko yahageze. Na Pawulo ajya guhura na Yesu, yaramuteruye amukubita hasi ati kuki ntoteza, amuhuma n'amaso, haramubwira ati genda ushaka umwigishwa witwa Ananiya, uzasoma icyo gice cy'Icyenda mu byakozwe n'intumwa. Rwose banahuriye mu nzira yigira, yaragiye kurenganya n'ubundi ubwoko bw'Imana, yibereye mu zindi mission. Aramutega amukubita hasi, aramubwira ati kuki ntoteza. Pawulo ntiyamenye ibyo ari byo, nta nubwo yumvise umuvugabutumwa umwigisha. Hari ukuntu Yesu yamuhamagaye, aramubwira ati icyono genda kwa Ananiya uhamara iminsi 3, azakubwira icyo uko ubigenza kandi uzahumuka ayo maso. Ntandi mahitamo yari afite, kwari ukwemera kujya kwa Ananiya kugira ngo akunde ahumuke yongere agire ubuzima. Ageze kwa Ananiya rero bamubwiza ubutumwa bwiza, noneho bamushyira ku rufatiro. Pawulo yagiye nyuma y'iminsi 3 amaso arakira. Amaso amaze gukira, abigishwa bari bamaze gufatika, bamaze kumenya Kristo, bamubwira agakiza, bamwigisha ubugingo buhora, bamwigisha Kristo, kuko Imana yari muhamagaye ifite impamvu bya bindi nakubwiye bimwe Imana ikora ku mugambi wayo. Yesu rimwe yaramubwiye tega naragutoranyije kugira ngo uzabe igikoreshwa ku banyamahanga. Imana ikomeza kumwiyereka, none haragenda ajya ku rufatiro. Pawulo ni wanditse ibitabo byinshi hano muri Bibiliya.
yavuze ubutumwa mu bihugu byinshi mu mahanga menshi, yasize amateka akomeye cyane, avuga ibintu bikomeye n'iby'abigishwa intumwa za mbere zitavuze, ahishurirwa ibintu bikomeye cyane, yegera Imana cyane. Rero njyewe buriya ntago ntago ntinda ku muntu uburyo yaje, urumva niba waraje ushaka umugabo nta kibazo, azanamubona uzamubona uwo mugabo ko Yesu arabatanga nabo arabafite. Niba waraje ushaka akazi nako uzakabona, ariko hanyuma dufite inshingano twabigisha zo gushyira uriya muntu ku rufatiro noneho nyarwo. Ntukomeze gushikama kuko utegereje ikintu runaka cyonyine, noneho umenye intego nyamukuru, kuko Yesu ibintu byose rega biri mu masezerano. Erega nabo bagabo bari mu masezerano, erega niyo migisha mu masezerano, erega nako kazi kari mu masezerano. Biga byose Imana yatubwiye ko izabiduha, urabyumva. Yaranatubwiye ngo izadutungisha, ngo tuzishimire, tuzagera mu masezerano, turye duhage, twishimire n'umubyibuho. Byose yarabidusezeranye. Na Yesu rimwe yabwiye abigishwa be aterega, nzabaha ibiruta ibyo mwataye, mwega bataye ibyanyu, mukankurikira, nzabaha 100% mukiri ku isi, mbahe n'ubugingo buhoraho. Ukiri aho se ko n'abatakizwa babibona, hariho ako nendaga gusorezaho. Muri Matayo ibice 6:33 aravuga ati nimubanze mushake, uranyumva, ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Uranyumva. Hari kandi nshaka nanone kongeraho kugira ngo noneho ndangize gusubiza icyo mbajije. Yesu ajya kuvuka, sibyo? Ndi buguhe ibyanditswe bibiri. Yego. Urika ko marayika yiretse Yosefu. Gihe Yosefu yaramaze kumenya inkuru yuko Mariya twite, ari we fiyansi we, kandi azi yuko atari we wamuteye iyo nda, yari afite ibitekerezo bindi nk'ibyo nawe wagira. Ariko Imana imuherezaho marayika arazamubwira ati, Yosefu, ntutinye gushaka umugeni wawe Mariya, kuko atwite inda y'Umwuka Wera, azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Urumva intego ye nyamukuru? Ntago yavuze ngo niwe uzaha abantu ABCD ibintu byose bya hano ku isi, niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Kankongera undi murongo uri mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 na 17 na 18. Abo ngo dore uko Uwiteka Imana yakunze bari mwese, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera bakizwe nawe, bahabwe ubugingo buhoraho kandi batazarimbuka. Rero ni ukuvuga ngo intego ikomeye cyane yo kwemera Yesu Kristo cyangwa ituzana muri aka gakiza ni ukugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, ni ukugira ngo tube mu bwami bw'Imana tunyuze mu kwizera Kristo Yesu, mu kwihana ibyaha byacu, kuko Yesu ari ukiza ibyaha byacu. Noneho na bya bindi byose dukenera by'ubuzima bwa buri munsi nabyo tukabyongererwa, biri mu masezerano. Rero wa muntu waje ari byo ashaka, yabuze ababyeyi, yabuze umuryango, yabuze ishuri, yabuze ubuzima, yabuze urushako, yarwaye indwara ikomeye, yanze gukirira ahandi hariho hose. Yesu akiza indwara zose, ariko ntago ariyo ntego, ntago ari cyo kibanze gituma ukunda Imana. Yego. Nibyo wabikundira Imana ibyo yaba yaragukoreye kandi ukanayizerera kugukorera n'ibirenzeho, ariko intego ikomeye cyane ni ukumenya ko Imana intego yayo nayo, hari intego zacu, hari n'intego yayo. Intego yayo yatumye itanga umwana wayo Kristo, ariyo mpamvu twakijijwe. Burya rega Imana yidatanga Kristo ntitwari gukizwa. Nta nubwo twari kubimenya, byari kurangira dukomeje kwibera imbata z'ibyaha n'amategeko yari yarananiranye. Twari gusoreza ahantu nyine muri wa mwijima w'icuraburindi, muri rya rimbukiro rusange. Mami, uyu munsi muri iyi topic yacu hari abantu benshi dufite babaye mu rusengero gutyo, hanyuma rimwe na rimwe
barimo barahura n'ibibagerageza, icyo twita ibigeragezo, ntababasha gukomera, ntabe afite ikimukomeza. Imana yitegereje nk'izamuha, ariko arabona aciye mu bintu bimukomereye ku buzima bwe. Bimwe na bimwe bibavana ku Mana, ugasanga bagiye inyuma y'Imana. Nimvuga inyuma y'Imana turaza kubihera ku rusengero. Uyu munsi abantu benshi basa n'abahahamutse, ntibagikunda urusengero bamwe, kubera ko muravuga urusengero akabwira ibyo yahuriyemo nabyo bibi, ibyiza by'akabikipinga ntabivuge, rimwe rimwe kwereka ko ntabyo, ahubwo akashyira ibibi imbere byamukuye mu rusengero, yagiye hanze y'urusengero. Ariko nk'umushumba tugiriye umugisha wo gusangira uyu mwanya, ndagira ngo abantu badukurikiye bamenye agakiza ko kuba, bamenye umumaro wo kuba mu nzu y'Imana no kubana n'abashumba nuko bameze kose, hanyuma tubereke naho berekeza mu bugingo kugira ngo bibafashe babashe gukomera. Yego. Hari akantu nshaka kugusubiza gatoya, nk'ukunganira cyangwa nk'ugusubiza, ariko nsa nkaho ntago ndi benciye ku ruhande, ndabihuza. Waruvuze uti hari abantu barimo guhura n'ibigeragezo kubera amasezerano bafite adasohora, atagerwaho. Ibyo bategereje bitagerwaho bigatuma wenda banamuka, bacogora, bacika intege. Hanyuma reka tubanze tuvuga ko hanyuma tugere kuri ka kandi k'akamaro k'itorero cyangwa akamaro k'umushumba, kuko bibaye bibiri muri kimwe. Rero hari ukuntu umuntu aba ari mu gakiza cyangwa mu itorero, mu masengesho se, ariko Imana ari imbere yayo hari ikintu runaka ashaka, ariko atabanjije kumenya amahame y'Imana yariyo. Ibyo nabyo urabizi, cyangwa yanayamenya akayirengagiza, ahubwo agatitiriza gushaka cya kindi ashaka gusa, akabe nacyo asengera. Icyo asengera arashaka, niba ari imbere y'Imana ashaka akazi, ako kazi niko ashaka, ariko ntukamubwire ngo ahinduke abe umukristo ukwiriye. W'akazi niko ashaka. Iyo Mana niba yumva, niba ikora ibitangaza, ni mpakazi. Nde nemere ko ari Imana. Hari igihe rero umuntu atombora. Ntuzi se nazatombora ko zibaho amahirwe, kimwe nuko n'abadasenga se ntibafite ubuzi, ntibabivuzeho batanasenze. Hari igihe umuntu azana akakaza akakabona, hari n'igihe umuntu bitinda pe, ntubise ko hariho abatinda gusubizwa cyane. Ariko kandi nanone iyo wagiye muri uyu murongo wo gusenga ufite icyo ushaka ku Mana, ukaba mu rusengero, ukaba umukristo, ukaba ufite ibyo usengera, njyewe mbona binakwiriye ko abakristo tumenya n'amahame y'ijambo ry'Imana. Kuko hari igihe umuntu ari imbere y'Imana arashaka umugabo, arashaka ubukwe, ariko nanone afite abandi bagabo, afite abagabo ahantu barenze umwe. Gute se kuntu abantu bagira abagabo bakenyege ntago bizi, bidasobanutse. Ari umukobwa, ari umukobwa cyangwa ari n'umugore simbizi, ari n'umuhungu, ari n'umugabo ashaka ubukwe, afite abagore. Yes, cyane akivuruguta mu byaha mu ncamake, kandi arashaka ubukwe bw'umugisha, arashaka urugo rw'umugisha, arashaka umukobwa wuzuye umwuka wera, ariko we ace ruhinga nyuma aracyasubira mu busambanyi n'ibindi nkabyo. Hari igihe rimwe na rimwe uburyo twitwaye mu gakiza nabyo bikerereza ibyo dusaba. Ni urwandiko ngira ngo rwa Petero rwa mbere ibice 3, uhereye ku murongo wa 10, wa 11, wa 12, aravuga ngo niba ushaka iminsi myiza, ukaba ushaka ubugingo, wihane. Uwo murongo uri no muri Zaburi ya 34, murongo wa 15 wa 16. Wihane ibyaha byawe, uzibukira ibyaha, ibinyoma, uzibukira uburiganya, uzibukira ibyaha byose, ngo kubera yuko amatwi y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amaso yayo, ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi y'Uwiteka ari kubyo basaba. Ngo ariko igitsure cy'Imana kiri ku nkozi z'ibibi. Rimwe na rimwe hari igihe gutinda kw'ibyo tuba dushaka ku Mana tubigiramo uruhare. Urumva,
ugasenga amasengesho yawe adateye apeti Imana kugira ngo iyatege amatwi. Amasengesho adateye apeti Imana adateye ubwuzu adashishikaje Imana kuyumva. Kuko Bibiliya ivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Ubwo ntabavunikira ubusa. Ubwo nawe urabyumva. Kuvunikira ubusa se bivugwa? Hari abantu rero bashyize imbere icyo basaba. Agasaba agapfukama agasenga, akajya mu rusengero agasengerwa, akajya mu cyumba cy'amasengesho agasenga agasengerwa, akajya ku muhanuzi agasengerwa, akajya ku musozi w'amasengesho agasengerwa. Wakabumva ibyo nibyo ashaka. Yanahura n'umubwira ubutumwa bwiza bwo guhinduka, aho ngo akamushyira ku ruhande. Ubu ntashaka no kumwumva. Shaka ko bamusengera gusa bakanamuhanurira. Ese nibyo twavuga ayo ni amasezerano koko? Haba harimo n'ubutamenya buriya. Erega muri Bibiliya harimo n'ijambo rivuga ngo ni muri Yohana ubutumwa bwiza 18:31 ngo bazamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Hari igihe abantu baba bari gutyo, umuntu aba ameze gutyo ariko ataramenya ukuri. Ataramenya agakiza k'ukuri, atarafatira umurongo nyawo w'agakiza, atarasobanukirwa ijambo ry'Imana. Mesengeye icyifuzo nako ni ikibazo uze no kukikubaza nyuma umaze kubona cyangwa se nyibaze mbere yo kuza kunsubiza cya kindi cy'umumaro w'abana. Nta kibazo kibaze tuwavireremo. Mushumba waba warigeze uhura n'umuhanuzi akakuvangirwaho cyangwa akagutuburira? Ibyo mu mvugo y'iki gihe. Mu mvugo ya none yo gutubura. Rero ngewe ku giti cyanjye ntawe urantuburira, ariko hari uwatubuye turi kumwe. Muziranye? Nari muzi n'uwo yatuburiye muzi. Bose wazi? Nuko hagarara nyine aramutuburira, aramubwira ngo wa mukobwa uyu mwaka utarashira uzabona umugabo. Kandi uwo muntu yabwiraga yari umugore. Noneho n'umugabo we yari ahari. Ariko ni kwa kunda abadamu baba bakiri bato, akaba yiyambariye bisanzwe, wamureba ukamwita umukobwa. Twese twabuze ahantu ho twakwirwa. Iyo nkuru nyine yari mbi. Nizere ko hari abantu bake. Hari mu iteraniro y'abantu benshi. Byari bibabaje. Mushumba ko wari umushumba icyo gihe wabyakira? Nari naraba umushumba, ariko niyo naba umushumba erega muri urugendo harimo byinshi tugomba kubyihanganira. Gusa icyo nshaka kubwira nako bene data bakunda kuba bashaka gusengerwa ibitangaza, ibisubizo byihuse. Ni mu by'ukuri hari igihe uba ufite ikibazo ukeneye inkunga y'amasengesho, ariko bikeneyemo no kwihangana ugategereza Imana ukizera. Mushumba ukiraho uwo muntu ukeneye gusengerwa, ukeneye kwizera, mbara umubwira ijambo rimwe ryamukomeza muri ibyo bihe. Ko hari igihe umuntu ageraho akizenguruka, hari naho bamwe bafata na wa mwuka wo kujya kwiyahura n'ibiki byose burya byamucanze. Umuntu yakomezwa n'irihe jambo ageze muri ibyo bihe? None se Bibiliya kuvuga ngo nta kinanira Imana. Hari ijambo riri muri Matayo nk'umurongo uri simple usanzwe, wa wundi w'abana batoya biga buri munsi, uri muri Bibiliya, Matayo 7:7 uvuga ngo nimusabe muzagira mute? Muzahabwa. Nimushake muzabona. Nimukomange muzakingurirwa. Nukuvuga ngo nusaba uzahabwa. Ariko ntabwo ari nimusabe murahabwa. Muzahabwa. Nimushake muzabona. Nimukomange muzakingurirwa. Hari igihe unanirwa kwihangana nyamara uzahabwa. Nukuvuga ngo hagati yo gusaba no guhabwa harimo kwizera no kwihangana no gutegereza. Niko kwihangana.
iyo rero umuntu asabye uyu munsi ntahabwe akavuga ati nyanga babasaba nabi nabo ntago babishoboye n'inkanjye hano akabagiye ahandi nabo bakavuga ati ngira ngo abangaba nta mavuta bafite akabagiye ahandi iko ni ukutizera koko ariko Yesu yaranabivuze rega muri Matayo 6:25 ngo ninde muri mwe wahangayika noneho akiyongeraho na mukono umwe koko ntacyo wahindura niyo wahangarika umutima niyo wavuga uti birandenze sinkishoboye kwihangana wakora iki rero niyo waba unyura mu bigeragezo bikomeye ukaba unyura mu bibazo by'inzitane ihangana ushikame kuri iyo Mana reka ngo izina rya Yesu ni umunara muremure kandi ngo ni ubuhungiro erega buri ikintu tubura turabura ijambo ry'Imana turabura no kumenya ibyanditswe mushumba hanyuma wenda mbere yuko tuza gusoza ikiganiro cy'uyu munsi none reka tuze kureba aba bantu basa naho ari abahanuriwe ntibisohore kubera ko bafite amasezerano bitamahuri bitari ukuri ibinyoma tugendeye kuri uwo muntu mwari muhagaranyaga agakubita ibara aho ngaho yakoze ishyano mushumba ni ishyano ntago byari byoroshye nuko ntari impari ariko ni ishyano pe twashatse aho turigitira mwese turahabura ariko rero utagira ngo nubwo byagenze bityo hari n'abahanura iby'ukuri utagira ngo wenda abahanura bose bahanura bene ibyo okay ntacyo reka tugarukire iwacu iyi nkuru yari iteye akababaro niko navuga cyane ko ntekereza ko nyuma yaje gufata ibihe byo gusenga kugira ngo wenda sinzi uko byagenze actually abantu benshi basa n'abasohotse mu rusengero ni kimwe cya kibazo nabajerekizamo bibiri uyu munsi abantu ntibagifite umutima wo gukunda abashumba bamwe na bamwe niko ndi buvuga bamwe na bamwe ntibagikunze itorero bamwe na bamwe ntibagikunze abahanuzi imitima yabo yarahabye mushumba mbabajije ikibazo kubera impamvu ngiye kubibabaza ndashingira ku kintu kimwe nimvuga ko nshingira muri experience mwagize igihe mwabyarijwe ubutumwa bwiza mukabwizera ni kera ndashingira kuri icyo icya kabiri ibihe byose mwaraciyemo mwarakomeye ko niba hari abantu muri iyi minsi tuvuga tuti ntawe turi butunga urutoki ariko hari igihe ujya kumva runaka baravuga pu baraciragura none washyiramo inyurabwenge yawe wajya kureba ko ugasanga bimwe na bimwe nibyo ariko n'abashumba ariko bambaye umubiri ese mami aba bantu badagikunda abashumba abantu bahahamutse insengero abantu bahahamutse ibya 10 n'amaturo ngo nibyo mwigisha ndashaka bamenye umumaro wo kuba mu nzu yitirwa izina ry'Imana bivuze mu rurimi bashaka kumva mu nzu yitiriwe izina ry'Imana dore ko basigaye bavuga ngo mu rusengero si Imana iba sibyo nkeneye kugira ngo abantu bamenye umumaro wo kugira abashumba babarera niba koko basoma ibyanditswe na Paulo avuze ngo nigiye ku birenge bya Gamayeli na ubwe kandi agitungurwa Kristo yamwohereje aho ajya gusengerwa nkuko twabibonye bivuze ngo buri wese afite uwamubyaje ubutumwa bwiza afite n'uwamureze kabone n'abagenda baca muri ibi nabejo bagasimbuka bakiha inshingano barimo barasiga ababyeyi babareze nicyo nashaka wenda tuze gusoreza mu mushumba buriya rero ntekereza ko uruhare runini ni amayeri ya Satani Satani afite amayeri menshi akoresha kugira ngo yangishe abakristo abashumba babo ndetse abangishe n'amatorero kuko Satani arabizi neza ko mu itorero mu rusengero hari ikintu kirimo cyiza yego arabizi cyane ko iyo duterana iyo twaje guterana twa turi mu rusengero tuhavana ubuzima tuhavana guhembuka dusubizwamo imbaraga kandi arabizi ko nta wakwirera ibi byo nkwigisha ibi byo ndimo mvuga umbaza nkasubiza nanjye narabyigishijwe iyo ntaza kugira umushumba ubinyigisha simba ndi uwo ndi uyu munsi cyane nanjye naratojwe iyo ntaza kugira umutoza uyu munsi mba ndi umutoza urumva rero Satani arabizi ko iyo turi ku birenge by'abashumba bacu tuba turi ku birenge by'abatoza badutoza abo tuzababo ejo tuba turi intama ziragiwe
intama iragiwe n'intama ariko asaki ntabwo intama ikunze gutoroka ngo itorongere, ihene nizo zibikora. Wenda katuvuga itungo ritaragiwe ukashibura rikagenda, ujya kubona ukabona ryagiye no mu mirima y'abantu ryakoze ishyano. Rero iyo turi mu rusengero tukaba dufite abashumba, tugira umurongo tugenderaho, turigishwa, turarerwa. Agakiza umuntu aravuka nk'uko wavukiye mu gakiza, umuntu aravuka akarerwa agakura, noneho nawe akazagira akamaro ejo hazaza. Rero Satani nicyo adashaka kugira ngo abantu barerwe, aragira ngo birere, baba abana batagira indero. Urumva? Kandi ahari wari wabona umukristo utagira indero, wari wabona n'umuntu wabaye umukozi w'Imana ariko adafite indero. Ibyo nibyo Satani ashaka. Ariko birakwiriye ko umukristo wese agira itorero arererwamo, agira urusengero akuriramo, akagira itorero arererwamo, akagira n'umushumba umurera ari we mutoza we, cyangwa se mu cyongereza bavuga ngo ni umenta, umuntu ugutoza akakwereka icyo ugomba gukora. Hari igihe cyo kuza mu gakiza, cyo kuvuka. Ushobora kuvukira mu maboko ya mama yaba atakiriho, nyogosenge akakurira cyangwa nyoko wanyu, ariko ugomba kugira umurezi ukurera ugakura. Wamara no gukura uvuye mu myaka y'ubuhinja y'ubuto, wajya mu myaka yo gukura, ukagera umutoza ugutoza inshingano. Ndavuga bisanzwe mu buzima. N'umwana ntago ajya mu ishuri ngo yicaye hariya muri class asome ibitabo, hagomba kuba umwarimu umwigisha. Burya muri class ndakeka ko uherukayo vuba wenda, cyangwa hariho n'abandi baherukayo vuba murimo mu nyumva. Muri class habaho uwo bita class teacher, umwarimu ushinzwe iryo shuri, umenya ngo uyu mwana ariga neza, uyu ariga nabi, uyu ararangaye, uriya ntarangaye, uyu ararwara, uyu arasiba, uyu arakererwa, akamenya ukuntu abo bana bashyira ku murongo. Nubwo hazamo n'abandi barimu baza gutanga amasomo, ariko iryo shuri riba rifite urishinzwe, uribazwa n'umukuru w'ishuri. Siko bimeze? Niko n'insengero zimeze. Hagomba kubaho umushumba ugutoza, ugushinzwe. Sinitayeho ko hariho abakomerekeye aho banyuze mu nsengero hamwe na hamwe. Ibyo ni ibitero bya Satani, ni ya myambi Satani arasa abana b'Imana kugira ngo abahungabanya bakure mu murongo. Ariko umukristo wese agomba kuba afite itorero abarizwamo, agomba kuba afite itorero rimurera, afite umushumba umurera. Rero kubera amayeri ya Satani nyine ateza ibibazo, agateza imvururu, agateza intambara mu nsengero, agateza amacakubiri n'amakimbirane. Ariko ibyo ngibyo bimarwaho no gusenga. Bimarwaho no gusenga. Ntago twabiha umwanya ngo bidutegeke, bituyobore, bituvane ku murongo, ahubwo bimarwaho no gusenga. Ni imyuka. Nigeze numva ubuhamya, buya buhamya narabukunze cyane. Ubwo umukristo umwe wari warabaswe n'imbaraga z'ikuzimu, yaratwawe gukorera imbaraga z'ikuzimu. Ariko igihe kimwe nyine yaza kubwizwa ubutumwa, arasengerwa, arabaturwa, arakizwa. Niyo mpamvu yatanze ubwo buhamya. Ariko agikorana n'izo mbaraga z'umwijima, ngo yari afite ukuntu akorana nazo. Nanjye ntago mbizi ko bakorana n'imbaraga z'umwijima, ariko imbaraga z'umwijima ndabizi ko zidakorana n'ibiti cyangwa amabuye, zikorana n'abantu. Nta nubwo uzabona Satani agenda n'amaguru muri mugenzi wawe, niho anyura mu nshuti yawe. Muri no minsi nta nubwo Satani akinyura muri ba bantu kera bajyaga bafotora ukabona ikintu umuntu bagize gutya ibyinyo, bakamwambika n'imyenda y'umukara, bakamusiga gasa nabi, ngo ni we Satani. Reka da, nuko baba bagerageza kukwereka ishusho y'ukuntu Satani ari mubi. Ariko iki gihe Satani yambaye ikositimu, yambaye igitenge gihenze, agendera mu ndege, akoresha ikoranabuhanga, afite ubwenge bwinshi, afite n'amafaranga. Ntago ari umuntu usuzuguritse. Icyo nshaka kuvuga, ntago akorera mu bantu basuzuguritse, kandi ntago ari buce mu muntu wa kure. Rero Satani akorera mu bantu. Uriya muntu rero nawe Satani yamukoreshaga uko yamukoreshaga, akagenda afite imbaraga za Satani, akinjira nko mu rusengero agateza akaduruvayo.
agateza akaduruvayo akashwanisha abakristo. Igihe kimwe ngo Satani aza kumutuma n'irindi tsinda babatumanye ngo bagende baca intege itorero runaka, ariko basanze ririya torero bari abanyamasengesho ngo bazindutse kare bajya gusenga. Basenze rero basanga bagoswe rya torero rizengurutswe n'abamarayika b'Imana, ntago bigeze barishobora. Basubirayo basanga umuriro urarizengurutse, niko numvishe mu buhamya. Noneho ngo barahunga baragenda barikusanya abo bantu, izo ntumwa za Satani, bapanga undi mupango. Baravuga bati se niki turi bukore kugira ngo tugushe bariya abantu? Ngo umwe aravuga tumva njyewe ni mu ubushobozi ndabariya abantu ndaza kubateza, mubareke banze basengere bashosoza, nzabateza kumva ko basenze batazongera. Kandi ujye ureba ko uyu muntu amaze igihe mu masengesho ayo kuyumva amajwi amubwira ngo umaze igihe usenga, uzahora usenga. Ashobora no kugutumaho umuntu akaba ari gukubwira ese wowe ura mu masengesho ntujye yavamo, uzicwa n'inzara, uzarwara igifu, ibintu nk'ibyo, uzahuma amaso. Ese wowe ura ku rusengero ntugire imirimo, nyamara wenda umuntu amara isaha imwe. Ariko abo nibo babadayimoni. Umwe aravuga ati ngewe nzagenda mbateze umwuka wo kwirara be kongera gusenga. Undi aravuga ati nanjye nzabateza umwuka w'amacakubiri batangire kurebana ku moko. Undi aravuga ati nanjye nzabateza umwuka w'urucantege batangire kwisubiranamo no kurwanya pasiteri. Ibyo byose barabikoze. Urumva, ibyo byose barabikoze. Rya torero nubwo bari barasenze bashoje bagiye mu moko birema ibice, bashoje batongeye gukora amasengesho ngo basenze iminsi myinshi da, basoje bagiye mu ntege nke. Noneho burya iyo umuntu yatewe hari igihe atanamenya ko yatewe na Satani, hari n'igihe atamenya ko Satani yamugabyeho igitero. Noneho akaza akibwira ati muri yaranyanga, ararwanya itorero ryacu, araduhagurukiye, ibi n'ibi. Nyamara reka dusaba Imana iduhe amaso y'umwuka. Ndashaka kubwira umukristo ngo ibyo ubona wabonye wanyuzemo abo bantu bababarire si bo, byari ibitero bya Satani. Subira mu itorero, kunda itorero rizakurera, kunda umushumba. Ibyo ari byose ntabwo abashumba bose baguhemukira. Niba ngiye wumva nkunaniye reba undi, ariko ugira umushumba, ugira itorero, ugira aho urererwa, ugira aho ukurira, ugira aho ubarizwa. Ariko ibyo abakristo bubu bihaye ngo Imana ntiri mu rusengero, none insengero zashyiriweho iki? Ngiye mbona rero no gusengera ngo mu rugo bitajya bigira n'imbaraga. Uri wenyine uziye gusengera mu rusengero hamwe n'abandi, wowe iyo ucogo wenda gusubizamo imbaraga. Iyo umuntu ateye ikorasi urabuhoka. Iyo bateye ikorasi bagashyiraho ka gitari, bagashyiramo ka sente, ujya kumva umwuka w'Imana kumanutseho, kumva ubwiza bw'Imana buraje, ugahembuka, ugatangira no kumva wicuza, ukavuga utari koko nari ngiye mu ntege nke. Ariko iyo ugiye ahantu ha wenyine uri no mu ntege nke, ni amayeri ya Satani kugira ngo ikure abantu ku Mana, kugira ngo abigizeyo hirya agenda bashobore noneho burundu. Tube maso rero. Hari ikintu uvuze avuga ngo shitani irimo iragenda mu buryo busa n'uburi high bwa gisirimu buri high level. N'ikoranabuhanga ni iki bituma mpita nza kwibaza ikibazo muri iyi minsi gisa naho kiri kugonga abantu. Mami ubu tuvugana turi kuri YouTube, ari nge nawe turi kuri YouTube, abantu badukurikira bari kuri YouTube. Ndibuze kubona ngo ndibuze kubabaza ikibazo ngo ese mubona ikoranabuhanga twe turikoresha nk'abanyamakuru, namwe mwemera kuganira natwe nkamwe nk'abashumba, mubona akamaro k'uruhare, akamaro ka social media mwivuga butumwa ari akahe niba tubonye ko na shitani irikoresha? Social media kubivuga butumwa ni nziza cyane, ifite ikimaze, ariko ntago yasimbura itorero, ntago yasimbura urusengero.
ariko social media ni nziza cyane. Urabizi yuko maze igihe kinini nkora ivugabutumwa kunyura kuri radiyo mu buryo nk'ubwo bw'ikoranabuhanga, nayo ni social media urebye nuko ubu ngubu igenda ijya ku rundi rwego rukomeye cyane. Uzi ko igihe twamaze muri Guma mu Rugo twafashijwe na social media kugeza habana ijambo ry'Imana kuri YouTube ndetse no ku buryo buciriritse bwa WhatsApp, audio, ukikodinga ijambo ry'Imana kuri audio ukaryohereza abantu bakaryumva bagafashwa. Social media ni nziza, ngenda yishyigikira. None ko bavuga ngo ko ari urubuga nanone shitani ikoresha cyane, nayo ikoresha cyane. None turaza kuvuga ngo ese niba nk'uyu munsi abantu biga ibintu byinshi, wenda reka tujye mu bajene, kuko urabona generation ziriho ubu zitandukanye n'izanyu cyagiye hatarabaho telefone n'ibiki byose, urumva wenda tuzabigaruka mu biganiro by'ubutaha ko turi kugana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Ariko abana benshi bari kwigira kuri social media, imico bari gutarura hano bakwisanzura kwifatira kuri social media. Uyu munsi ariko dufite n'abashumba batinya gukoresha social media ngo ni iby'inzaduka, bagenera ubutumwa twitaye. Icyo kibazo mbajije rwose n'umwana muto yagisubiza, sibyo? Mu by'ukuri n'iyi telefone noneho udashaka gukoresha social media na telefone nayireke, nayibike kuko iyi telefone ureba ushaka kuyivugiraho nkubwira amakuru meza yuko y'akazi, ushaka kuyivugiraho tuvuga iby'umurimo w'Imana, ariko n'abayivugiraho bakora ibyaha nabo barayikoresha. Social media kubera nziza, wayikoresha ukora ivugabutumwa, ikoresha ukora umurimo w'Imana, ariko ntabwo wavuga ngo kuko bayikoresha bakora ibyaha bangirika ngo sinzayikoresha nkora umurimo w'Imana, kuko nutanayikoresha n'ubundi bazayikoresha bamamaza ibyo bamamaza, banabigereho bangirike kurushaho. Urumva? Mbese social media ni umuryango ukinguye, ni nk'umuhanda, uriya muhanda ureba, yego umuntu wese awunyuramo ajya hashaka, ujya gusenga unyuramo, ujya mu kabara unyuramo. Urabyumva? Umwana ujya kwishura unyura mu muhanda, ujya kukazanyura mu muhanda. Na social media rero ni ikirere gifunguye, ushaka kugiprofita ukavuga ubutumwa bwiza ugakiza imitima ya benshi. Ushaka kuprofita icyo kirere ukagurisha ibikorwa bya Satani mu mitima ya benshi, biterwa n'intego umuntu afite ngira ngo. Ariko n'ubundi none abireka abahakoresha bakora ibyo bashaka bibi ntibazabireka. Numva ni nko kuvuga uti uriya muhanda hanyuramo indange sinzanyuramo. Kandi nubwo utazanyuramo nturi buwufunge. Ese social media ninde ufite ububasha bwo kuyifunga? Biterwa rero n'intego ufite mu gihe ukoresha iyo social media. N'urubyiruko, niba urubyiruko rwakijijwe rwizera Kristo, wijya kuri social media ngo utangire kureba ya mashusho ateye isoni, yirukoza soni. Wowe jyaho niba uvuga ubutumwa ubuvuge, niba wumva ubutumwa bwumve, niba ari indirimbo wumva uzumve, ibindi ubyihorere, ureke ba nyirabyo babyamamaza cyane rwose. N'iyi si irafunguye ngo ntabwo ifite umuryango, ntabwo ifite urugi. ubona nk'iyo gutanga iyo message usanga bayirebye cyangwa bashaka kuyumva ni bake, ababa attractive kuri iyo message ni bake. Ariko ni haza byandi by'urukoza soni na wa wundi uhigaburo utanga igaburo usanga ibyo yafunguye ari kureba, ugasanga ya message yakabaye mugira umumaro mu buryo bw'ubugingo ntashaka kuyireba. Ngizi imbaraga zishobora kuba zituma abantu bamwe batinya social media bakumva ko ibaha ibibi, ariko si koko. Nta nubwo ari niba ugiye kuri social media akora ikikujyanyeho, si byo se? Nk'ubu ngubu ntureba ari amahoteli, harimo amacumbi, harimo ububari, harimo amasare, ariko wowe uragenda ugakodesha aho ushaka. Niba ushaka sare ugenda ufate sare ukora ubukwe wigendere, ariko ku ruhande rwo hirya hari akabari. Ariko niba wajyanywe no kuhakorera ubukwe, urakora ubukwe bwawe ugira ute ugende. Niba wagiye gukora inama uragenda ukodeshe aho ukorera inama, wishyure ukora inama yawe wigendere.
niba wajyanywe no gucumbika uragenda ufata icumbi wigendere. Uri bugende nawe ashaka akabyiniro aramanuka hasi hani mu mwijima nawe abyine. Mwicura burindi. Kandi n'iyi si tugendamo niko imeze pe. Uhitamo ikintu ukora bitewe n'amahitamo yawe n'intego yawe n'icyerekezo cyawe. Rero social media ngewe ntago navuga ngo sinzayivugiraho ubutumwa, nta nubwo navuga ngo kwivugiraho ubutumwa ni bibi, ntago navuga ngo sindi buyifungure, ahubwo ndayijyaho ndebe iby'umumaro nge kubyo kubinjyanyeho. Kandi buriya uzarebe Emma kankubwira akantu kamwe ka social media. Igihe twaga muri Guma mu Rugo nakundaga kwirebera utuvideo twa Rapture. Nkafungura akavideo ka Rapture, nagafungura bakampa utuvideo twa Rapture nk'ijana, nta nakoze subscribe. Kaka video ka Rapture namara ukareba hakaza kandi, namara ukareba hakaza kandi, ejo nakongera gufungura kakandi bakaba bamenye ngo uyu muntu akunda iki. Wari wabigenzura bari commanding ibintu ukunda wowe. Niba ukunda abavuga butumwa nujya ukareba Chris uzajya kubona haje nundi vuga nk'ibyo, haje nkundi uvuga nk'ibyo, haje nkundi. Niba ukunda abavuga butumwa bo mu Rwanda uzajya kubona ubone bose baraza babaguye. Social media y'ubwayira izi icyo gukora. Rero wowe icyo ujya ushaka urakibona. Niba ugiye ushaka bya pornography bya bindi by'urukozasoni bizaza byose bikwiyereke, ubiheremezemo amaso n'ubwonko, ariko bidusaba kuba duhindutse kugira ngo tumenye n'icyo dushaka. Amen. Tumenye icyo dushaka. Ntabwo tugomba, hari umukozi w'Imana mwavuze akantu kansigaramo ngo iyo utazi icyo ushaka ufata icyo ubonye. Byose urafata. Ikize cyose urafata. Ariko iyo uzi icyo ushaka ntabwo ufata ibyo ubonye. Niyo byaza ushyira ku ruhande. Reka tubashimire, murakoze mushumba. Muri sisi mumeze neza ariko? Ni amahoro. Tuzasure muri UCC. Muzadusure rwose. UCC ariko hari Gikondo, hari Niboye, hari naho gusa. Ni Gikondo na Niboye. Kabuga ntabwo hahari. Kabuga ntabwo yari. Gikondo na Niboye. Sawa, Imana ibaho umugisha. Nigeza ko na Bishop ameze neza Niboye. Reka bose tubasuhuze rero. Hanyuma tunabashimira. Murakoze. Mwakoze cyane. Hanyuma reka mudusabire umugisha mbere yuko tubasezerera ngo mugende. Yego. Kadusenge. Ahari hari umuntu wakurikiye ibiganiro byacu, Imana iguhe umugisha. Ubaye ubikurikiye ushaka guhinduka, ubaye ubikurikiye ushaka kuzayanguza igihe kimwe tuzabonane, wenda tugisha inama, nabyo birashoboka. Emma ashobora kuzadushyiraho contact zacu. Yego. Kansenga umugisha w'Imana. Uwiteka Nyiringabo, Data wa twese, mu izina rya Yesu tuguha icyubahiro n'ikuzo. Turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza twagiriye aha ngaha Mwami. Turagushimye kubw'abakurikiye kino kiganiro. Ndagushimye cyane kubwa Emma wanyakiye mu kiganiro Ihumure, umuha umugisha. N'abakurikiye ikiganiro Ihumure bose bahabwa umugisha Mwami. Nukuri kitari cy'amahanga ukomeze ubwoko bwa umugisha. Cyane cyane Mwami tubasabiye kugira ngo bahagarare ku rufatiro, bakomerere mu kuri, bakomerere mu ijambo, bakomerere ku mihamagaro bahamagawe. Nende Data tugusaba umugisha mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Mwese abakurikiye iki kiganiro Imana ibamugisha kubwo mwafashe umwanya mukareba iyi video. Imana ibamugisha. Mukeneye kuvugana n'umushumba ndaza gushyiraho contact yawe hasi uri kuzibona zirimo ziragaragara. Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp, akoresha WhatsApp. Hanyuma waba ufite icyifuzo akagusengera. Nta zindi nyungu zindi, yarahamagawe kugira ngo afashe abantu b'Imana. Urabona imyaka agezemo niyo kugufasha, nta zindi nyungu gushakamo. Imana rero ibaho umugisha ko mwabonye iyi video mukafata umwanya wo kuyireba. Nanjye ndabashimiye by'umwihariko kandi ku Ihumure TV natwe Imana yaduhamagaye kugira ngo dukoreshe mu gihe nk'iki. Buriya ni umuhamagaro wacu. Yego. Mushumba rero mwasengeye abantu badukurikiye, ariko ni Ihumure ikeneye isengesho ryayo ry'umwihariko. Mwami Imana dusengeye Ihumure TV umugisha. Abayireba bose, abayikurikira bahabwa umugisha, kandi abayiyobora bahabwa umugisha. Ikomeze kugira umugisha yaguke, ifashe imitima ya benshi. Ikiganza cyawe cy'umugisha kibeho mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.